nkubaze wiriwe sibiki niriwe biciro kumbaza iki ubwo nkubo wambwira ngo nkawe utumariye iki mu byukuri nkubwira ngo genda ushakira abantu muzana ingobe umwana wanje mu mutware mwange kuza none ukuzura kwasama ngo mwiriwe sinibiki umuntu w'umuyobozi ari kwasama soni wose wafashije iki ugutumara iki koko nk'umuyobozi kombira icyo tumarira none niba udashoboye kwishura amafaranga y'ingobyi injendaranye ubutumwa n'injuje aje kugakwishurira niba batumyeho ingobyi bakavuga ko utakoteje nk'uko abandi bakoteje ninje waraje kugukotereza ibyo ngibyo nta nubwo ari nabyo biri kungenza kwanza ndi kugenzwa hano ngaho ishura amafaranga 10,000 10,000 yiki sibyo kumaze ako ariko agasuzuguro kawe ugaragarizaga mu nama naha ngaho iwawe ushaka kukanzana nyine nsobanura kugira ngo mfe kwifata ngo hereza amafaranga ntazi ibyari byo ago mafaranga 10,000 nako kuja mu butembere bw'ibiki wagiye uramanza wumva ukavuga ngo nshaka kuja mu vuga ngo nshaka kuja mu butembere nkwereke impamvu ndi no kukwaka go mafaranga nanje ndi kukubwira nyine ngo nsobanura neza menye ibyari byo nuko uvuga ngo gahunda iriho hari abantu bashinzwe kuja gusura ingagi hehe muri pariki urumva bashizeho gahunda yo kuvuga ngo niba bishuraga 100,000 urumva twebwe badushiraho promo ubwo ndabyita nk'amahirwe yo kuko twazaje turishura amafaranga 10,000 buri muturage akishura amafaranga 10,000 ibyo 10,000 ukagira ute ukajya kubisuramo ingagi ukanabiryamo ubwo no kwituma birimo urumva ukabyitumamo ukabinywamo buri kimwe cyose ushaka kugira gute gukora na byose ukagikora hanyuma noneho ago mafaranga uragatanga wamara kugatanga nkakwandika ugashiraho nimero yawe ya telefone ugashiraho n'umukono wawe wa signature ibyo bintu kuvuga nta habe na gato uri guta inyuma yahuye nta kintu na kimwe ndi kumva urumva wende kubwira ngo umwana wanje ararwaye urumva byakunaniye kuza kumfasha kugira ngo agere ku bitaro ntabwo rukuzo ko bweshagura bwebwe gisuri kumbwira nibiki ariko wamujeje we wagabanyije amahanga akakunyombera se njewe nakubwiye inti niba umuzungu avaga mu bihugu byabo by'amahanga kaza inaha mu Rwanda iwacu aje kureba ingagi kubera iki wowe nk'umuturage waho none uhaturi utagomba kuja kureba ingagi kakunsakuriza ndashonje mfite inzara wowe warangiza ukaza urukumbweshaguraho ntuzi ko izo ngagi siyo zirebye uhagaga ibintu byabaye hamuzamenya ubwenge ryari soni ndakwiyame ntukomeza kunsakuriza ntunamenyerera iwanje muzamenya ubwenge ryari nje ndi kukubaza urukunyitegereza ugasanga imyaka mfite ukabona nta bwenge mfite ubwenge urabufite ndetse bwinshi cyane ariko nyine tega amatwi wumve umuntu azamugenza ati azamukorera iki mu by'ukuri aka kanya no kuvuga ngo aga mahirwe garamutse gagucitse nta n'ikindi gihe wazongera kugabona nongere nkubwize ukuri ariko ibaze umuzungu avaga mu bihugu byabo by'igota amasimbi hajya se igota amasimbi agatege ndege kajugujugu izi ngizi twumvaga mu kirere hejuru akaza naha mu Rwanda urumva neza akaja muri parike nigatega amatwi aka kazi randa gashobora nyine ndi gushaka kukumvisha ngo kuba abazungu bafata umwanya gwabo bakazi naha mu Rwanda baje kureba ingagi gute wowe nk'umuturage noneho nahaturiye utafata umwanya ukavuga ngo ibi 10,000 reka mvuge ko ari n'umusanzu mbese ntanze ukuba kwambyaye noneho nanje nje kugira gute nje kureba izo ngagi
urumva ese kare kose iyo uzi utuje noneho dore Ntabwo nari kubyumva. igitangaje izo ngagi iyo uyirebye ushonje uhita guhaga waba ugwaye ugahita ukira zikizaga ubugwayi ariko ukamubaze rwose ubu urareba ukareba ingagi uko nguko maze ugahaga oya ibyo ndi gushaka kuvuga nyine iyo mugezeyo barabagaburiraga ari nabyo bya bintu nakubwiye nyine urajyaga ukanawa hanyuma icyo urwaye icyo ubugwayi cyo ahubwo nico ntinamenya neza ariko abaganga bazitagaho banakwita ku muntu si ibintu byoroshe ahubwo ndi kunyaruka uri kubona ko gahunda iri hejuru ubundi bisaba ngo tugire vuba vuba bamenye ngo aba bantu ni abangaba kuko raporo ngomba kurara nyitanze gira vuba vuba hajya no kwandika umuntu ukandika n'amazina yandika ndi kureba yego andika daforoza nkuru urashyiraho irindi nizo nimero zishireho inyuma ni 30 na kangahe na gatanu akira ngizi nizo umutuku ufata gahenda si mutagira ngo wenda hari ibintu bitagira inyandiko nta nyandiko nta kintu kiba cyahabaye akira nta uri kumva ndege we data we siko muzarindagirira mu bya oya byawe nonyine wikome wintu kasi kandi ukubona ikibazo ngikemuye nyine no kuvuga ngo gahunda iriho rero dore ubu ngubu nabangaba baje kureba ingagi nabo baraza tuzanajana nabo we data we ko ndikuva bisaba ari sawa noneho ubwo gahunda neje mu gitondo kukakiyaga kumbuga isangahe saa 10 urazirenza nakazi oya ahubwo nge ndaza saa 9 kugira nzabo wa mbere yego sha ndaranye ubutumwa kamaze kube isereri muri uru rugo mu byo naguteka amafaranga yanjye yayajyanye ubusubu koko nzabigenze ndahamagaraho ari bunyumve undi nta muka mfiteho no kuba ndamwabiza umuntu agiye kuba ahinguye yisonze anananiwe agiye no gusanga urugo runadadena n'ikintu na kimwe yari yanakora si koko ibintu byose nzagenda byikorana muri uru rugo nkaho ndi jyenyine si koko none ndajya kurya n'undi ko ubucucu nagize undi ko nirarizaga undi se ngo mbirazi namusize aha mbibone mana nugushaka nuguherekeza abandi nugukora iki mu by'ukuri shamana ikintu bita guterura ibyuma we ho ukiziho mayisita ikibazo cyawe urateruraga gatuza ni kegera imbere hi yego mudugudu ndi kuvuga mutari kumva perfect ako mwabaye mute muri izi minsi ra mudugu men so ndi kwigisha gutukana karibi mwiriwe wiriwe ratakavu bite mwana mukome uraho neza muraho yasashimwe yasahimbazwe sha ntabwo neza niba tuzimeruka ibyo kwiba niba ari byo bambeshe oya nta hari ibyo ngibyo ibintu byahindutse sha ibintu byahindutse ubu ngubu ibintu byafashe indi ntera vuga ngo tugiye kuja kureba ingagi wowe nsubiramo ngo tugiye kuja kureba ingagi kandi turi kuyireba ingagi wagihunyiraho ariko sha oya ntago ari wowe dushatse kuvuga ukumva none si ingagi si bavuga ngo twakomotse ku ngagi iyo ndebye mushiki wanje nanjye nkareba kavuna mbonaga ari ingagi nese ubwo ajya kureba ingagi nuko nimanganya mwabantu mwe umuntu yaremwe n'Imana n'inyamaswa nazo ziremwa n'Imana none se zigiraga ibirenge nizigenda nk'abantu zihagaze wari wazibona ariko reka mbabaza ikibazo kari byo bintu nshingiraho ndi kuvuga nti nyoboye abaturage bafite ikibazo cyo kutumva nanjye narabibonye bafite ikibazo cyo kutumva umuturage umwiba rimwe reka mbabaza nyine tegereza wumve tega amatwi wumve urabona umuturage urumva waruntuwe nubona kunoba ko kimeze kandi narababwiye ibi bintu ubundi bya we reka mubaga muhazi mudugu just joking ni ibintu nyine byo gutebya urumva ntaco kumusadera amande amande turayatanga nta kibazo wimese aha nibyo rero ndi kubabwira rero ni ukuvuga ngo muri iki gihe hari abazungu bavuga mu mahanga bakaza mu gihugu cyacu baje kureba ingagi none umuturage nkawe waha ngaha hano hepfo hano turi ukaba utari wabona ingagi ukaba ukumva udafite ikibazo isi bagiye kuzizana ku kakira ni kuri urwo rwego rero tega amatwi wumve nyine tega amatwi wumve we ziba ni ukuvuga ngo amafaranga batangaga ubundi
batangaga ibihumbi 100 badukaturiye batugirizeho ibihumbi 10 kuri buri muturage twebwe se abazajya baha umuturage ibihumbi 10 warunduwe wowe uzazura atanga ibihumbi 10 ureba ingagi nuko wunguka iki wunguka kuyireba nese ntabwo ntabyo byihoreye dusobanurire neza watanga ibihumbi 10 ukareba ingagi ngo wunguke iki ntabwo burahagaze ego nese ingagi barazijyaga se ntabwo babagaburiraga ntabwo babaha igisubizo cyiza mudugudu turakubaha turanakwemera cyari igitekerezo cyiza n'umushinga mwiza ku baturage bawe ariko twebwe ntabwo dushonje ngo tujye kurya ingagi ngo kandi shaka mbabwize kuri buri muntu twebwe tubihahishije haro twajya inyama n'ifiriti tukanywa n'inzoga ntabyo rero turi mushatse kuvuga ko ndogotewe ubusa pire reka mbabwize uko wowe iromarike ko wowe ingagi wazibonye twitegereze neza natwe twayibonye tega amatwi mwumve ubwira akantu ka danje ukumva ni iromarike ko twebwe turi ingagi ahita gutera 10 nanjye antera 10 ubu ahita afata inzira goba umva mbabwire si muri kureba uko munjagaraje nanje hari igihe muzaza gushaka ibyangombwa iwanje dusange wajagara Yesu niwe wavuze ngo ntawe uzaje kwa data atanyuzeho nta muntu uzaje kwa giti ifatanye ariko humura rwose icyo nkubwiye ndakuzi nawe ndakuzi sigo ibibazo byawe ndabizi nawe ibibazo byawe ndabizi ejo bundi hari igihe muzaza muri kunturumburira amaso nanje uzi ukuntu nzababwira nzababwira ngo ntimugende ntabwo ntigeze mbamenya irangamuntu yari ifotoje na data yahoze ari mudugudu sha donesanse turazifite ubwo se tuzaza kukureba turi kukumaza ikigo kabuna ikigera tuyikuriye agapfonyo tukabambuye ihita itambika ibirenge we kabuna bese urwamagara kumva ntunyikirize ntukazajya umwana w'iwacu ngo imbese gira amacyaji kapu cyanjye ko wakutuye ubu nge nagiye ahubwo agiye avaho uri kunyereza ugiye he nakwamenya ibyabaye byagenze bite ubu kakiyaga twese shenyo kubu twajyanye n'abazungu shenyo nawe wangegera mugabo utazagututsa umuntu mugiye he si muri make gushaka gukura umuntu muri mundi mugiye he ko mbona kuki mutigaga indimi neza indimi shemakishe ibintu nk'ibyo ngiye ntacyo ubu ngubu uzi gahunda ihari se ubu ngubu tugiye kujyana n'abazungu ukumva ubu tugiye kujya mu butembe bwo kujya gusura ingagi uzajya uvayo yagiye iburayi upfa kubuzi bivuge neza nyine wewe wituragurika nk'injogo uri kumva bivuge neza gusura ingagi ariko wagira vuba icyo gikapu cyane nyine mbwira neza kujya gusura ingagi babanze nkurabureho gatoya ubundi dore gahunda ihari ubu ngubu ni ukwishyura amafaranga ukajya hehe ukajya gusura ingagi turi kumwe n'iki n'abazungu waba uzi makongerezamo gakeya waba uzi na good morning cyangwa fake you ugahita murira indege mwagize mwari gushakira abantu ndaranyuta mwageze aha ibyo bari kwishura ibihumbi 10 ubwo nyeke ko namwe iyo service mwayikoze gira vuba ubu najye umuntu kujya arirwa ameze nk'aho ari nyakamwe mu by'ukuri ubusa ubwo ko umuntu azajya arabigenza ndaranyuta niba ari umuntu umaze kunanira muri uru rugo nawe uza ku mwanya wa mbere pe ubu ngo nta bufatanye bugomba kuba hano umuntu aricara aha ngaha mpaka nta n'ibiryo wabaga amahirwe yo kuvugana n'Imana ntayibaza cyane ukuntu yaduhanze wava mu bwanwa ukaba umusore utagira ukusa hashira imyaka ukaba ushaje urira ukukuri amatwi atumva amaso atabona idutunganya ntitume dusaza umuntu akajya ahora ari nk'umusore w'impinja mwana se na sekuru ugasanga mu bukwerere bareye ariko biri kumurita uyoberamo amaso kuba mudugudu ntabwo bindeba mudugudu udakora inshingano ni mudugudu inshingano ushaka inshingano ndi kwirirwa mu baturage inshingano ushaka ko muri abo baturage nzanye ndaza mbiririrwe mbararire bigende ahubwo nje nabuze ibyo kurya kamaso karya umuriro wanjye gera ntabwo ndabanyuta ntugatume mvuga nawe ushaka no gutuma nongana nawe kuva bwacyo wakoze iki mu by'ukuri washakaga ngo nkore iki se mve guhingura n'indanye nzisana nta n'ikintu na kimwe ugeze ukora nunarangiza ugereke no kunywera amafaranga nunasiriketse umugore w'umudabanzi w'ikigoryi warindagiye isoni ntujya uranjebekaho urumva neza mbese muri make nkujebetseho kuba nkubwiye ko nta kintu na kimwe ugeze ukora muri uru rugo kuva bwajya ase ndaranyuta nagikoreye umudugudu ntaho nagikoreye urugo rwawe uwo mudugudu ntabwo ndeba ntabwo nashakanye n'umudugudu nashakanye na ndaranyuta muri kunyumva neza kuba ndi aha ngaha naje kujya dufatanye ntabwo naje kwikora ibibazo byo muri urugo rwose hanyuma se ziriya ntabire ebyiri sizo mbonye sizo wahinze harya wowe wahinze he kuva bwajya wahinze
usibye kwirirwa ukibungamo werera Dore umudugudu niriwe ndanyibutu ibyo ntabwo bindeba n'abaturage bawe Ngaho sibyo ibyo mereza tuvuga. amafaranga yanjye wajyanye njye Ngaho kwihahira amafaranga. nitekere nta soni agahe mafaranga mereza amafaranga watwaye njye guhaha ahubwo ikibazo nanjye ndanyibutu mbabara kandi tega ntutume amatwi wumve duserera ntaho nje ntaho naserera nawe mu ngaho mpereza rero ndisonzeye ahubwo ikibazo ndakubaza ni iki ngiki urambara tujane cyane ntaho turajana tujyane hehe tujyane amafaranga gahunda iriho nagatanze urumva neza Wagize ute? nyine tega amatwi Wagize ute? nyine tega amatwi wumve tega amatwi wumve. watanze mu bijyanye n'iki amafaranga nagatanze wayatanze mu bijyanye nyine n'iki tugiye kuja kureba ingagi ariko none umwuka byara tugiye kujya kureba iki ingagi kuki ukomeje kumbera umutwaro ko reka nkubwize izo ngagi ndajya kuzireba uranazikeneye cyane kugira ibwo bishoro bwa kuve mu mutwe ndaranye butuku bandi kuko ubwaho ndashorera ni ibishoro bwa biri mu ni ibishoro bwa nyine izo ngagi numara kuzirebera ahita uhaga ngaho mva bari kwabira abagenzi Muyobo sibyo n'ubundi dore ntagiye utaherera Muyobo niko mwanya nazimbwamwe izina ry'Imana Muyobo Muyobo izina ry'Imana Oya. izina ry'Imana muzi ibintu mungore muyobo mudugu Eh. ni ukuri pe ubu usanze twasinze twabaye ibyatsi burundu hari ukuntu muje muranywa nkeya rero Ntabwo- kare kambabwire uzi ko nzabatangaho mu raporo uzi ibintu bankoreye mubwire ntabwo ari ikibazo cy'inzoga aya ni ayanjye aya ni ayuri muhe mubwire mpereza hano ni ukuri kw'Imana tubabarire umuntu korera washizeho Imana n'agafanta hari ikibazo iyi tuzashyiraho agafanta agafanta rero kuri telefone ayaduha nimero Dusa no gutanga bita amafaranga dushyiraho y'iki? amafaranga y'agaciro oya muragamba Tanga tugiye amafaranga kugira y'iki dushyiraho n'agahimbaza umva muzi umva bavuze ngo hari ingagi ngo isa na data ngo banitira mu mazina ntabwo uyizi ngo iyo data yakomotse Yitwa Celestine. uyu wese muri kurinda Ubonyemo mwamusobanurira si- iki ko yarindagiye ko umuntu ibintu byose amubwira agataba agashaka kubyumva Ah, ubwo se Ubwo si tumvishe birangiye. ibintu by'ingagi Uretse nze ibintu matovu musinye. yumvishe uretse dusinye nze ndagusinyira wareka uyu ntitwebwe ntabwo yari dusinya yagera igihe cyo gusinya iyo bagiye gusinya bashushanyaga hano agatera ibikumwe anda dore ibigagi dore Itonde ibigagi ariko utansinyisha uzi ko mise nabi. ntangira kuzirota none harimo urugagi rero enda rw'urugori we gabanya amagambo mugabanya amagambo kandi ababishaka baje tujane sinyira n'ibyanjye yego sana hano wowe gira vuba vuba baraboneka ababishaka rero ababishaka ni muze tugenda duhita tugenda ubu ngubu njyewe ngiye kurarayo uyu mwana se agenda yanitse aka gatuza aho ibyo bintu narakubwiye kavuna ntuzajya ura ndaranye ubutu ubwo uradusanga imbere ngaho ndebera izina ry'Imana none nzi ndaranye butu ubu kuko ndagenda ntariye mu by'ukuri gahunda iriho rero uraza tugende cyane ntabwo uraza nose kujya ahubwo reka nkubaze kugiye iki gihe abandi bagenda hakeye ubu se kuryamira kwawe ndakuyobewe nategereza ngo urambyutse ahubwo nose ukaba ugiye iki gihe muzagenda ejo nje ngiye kugenda imodoka irahansanga ase ndaranye butu wagiye kaguhinda kandi ubwo ngubwo reka nkubwire nushiduka imodoka yaguse ibyo bikureba umva muri nyine ayo maso mana ubu si ubu koko ubu ndamenya nkora iki ndeke atazabona iminwa zanjye zisatutse bakagira ngo haraga n'imyate ku munwa mato bya bintu byose nabijugunye Jugunya! ikiraro cy'ingurube umva ntagishwenyuye shwenyura dore ngewe n'ikimenyimenyi ndajyana aka gakapu konyine uri kumva n'inkweto ndi bwambare ziri hariya nta bindi bintu na bimwe isaha tuyijugunye tuzabonaho izindi nshyashya oya zagira bafataga amatelefone bagafata n'intebe n'ibiki byose bakajugunya hanze ukagenda ukitoraguriramwo ibizima n'inzu urazitoraguraga iyi nzu turayitwika ntushaka uyisenya oya reka oya, tuyireke reka hari igihe twiyubake. hazazamo n'igihunyira kigapfa kwiberamo oya na ya nzoka ibagamo si yazakura gute nose n'ubundi ko nta muntu izaba iri kwiyereka izaba iri kwiyerekana ko yajyaga yibaransinga imbere yawe hanyuma rero mu bintu utari bunkurikize rwa rukabutura urwo wambaye iki ntujyane babarira data yapfuye yambaye nta nzayikuramo icyo kintu rero reka nkubwire kizagutera umwaka aricyo kiri kuzana amashaba reka fata bino nkwereke ugiye kumbwira ukuntu uri buze kwisobanura imbere y'umuzungu imbere y'umuzungu Mu ndimi. mbwira ijambo rimwe njyewe ndavuga umuzungu agahita njyana rimwe bavuze kare ijambo rimwe uri buhita ubwira umuzungu Rimeze nk'inki- ukimubona I- uri kumva urahita ugenda uhita umubwira ngo yusire babuni Serbabuni yego good morning Serbabuni good morning Good afternoon, yusire babuni you Serbabungu Yeah, morning go back. Serbabungu go back Serbabungu sire babuni umbe hafi Serbabuni babuni Serbabuni Yeah. good morning Serbabuni Serbabuni. go back Serbabuni
aro yego yewe nindaranye ubutumwa amafaranga sisi wagabonye gose oya inkoko niyo ngoma gose ahubwo njewe nuko ndebye kuvuga kubera nkundaga kuryamira cyane ndavuze nti reka mparare wenda nta kundi kuntu narindi kubona nabigenza oya nababwiye nti ngo imodoka irasiga ngo nakazi ke nta kundi kuntu biri buze kugenda ngo ntazagire n'ikintu abaza oya nyine ni ukuvuga ngo nje nababwiye ko saa 11 bagomba kuba bageze hariya ku Kakiyaga ku mbuga neza ahantu imodoka iri buze guhagarara oya rwose ntaho nababwiye saa 11 ni ukuri kw'Imana none se wambwiye ngo ku Kakiyaga niho tuzahuriranye nje ubu ngubu buno turi kuvugana niho ndi dore n'ibikapu byanje ndabihetse usiri kubyumva ndabihetse ubwo rero nje mu gitondo abantu batarazinduka paturo turabasiga ngaho mukomeze mu ndebere namwe tuje turavugisha ukuri nk'ubu ngubu hagize abantu dusiga hagize abantu tutajana nabo ubu ngubu mwandenganya ko tuje turavugisha ukuri abakerewe ni ibyabo ni ukuvuga ngo uko biri kose ariko mwazindutse nanjye nzindukana namwe mwantanze ahangaha ndarangiye ubuto ibyo by'amateka umenya ngo nabyihorera ukuntu nambaye umuzungu si yambona ukuntu nambaye ngo umuzungu si yambona nta cyatuma atakubona nese ko abazungu babaga bashaka abantu nkatwe babaga bambaye amakoti umuzungu wishimira ingagi yananirwa kwishimira umuhirimbiri nawe yakwishimira nanjye yanishimira nta undi umuhirimbiri ariko yegora none je bigira nguku dore umugore wawe nawe yaje yakwatanyije bangukanya ariko nk'ubu tuje turavugisha ukuri uruntu rwitwa rwa Rutsiro ko ruri mu bantu rwama amafaranga bwangu maze rero ndi gahunda igezweho wabidushishikarije we njewe mutazavuga ngo uwanga amazimwe agira ate bahabona uwanga amazimwe abantu ahagira gute habonaga si ajyanye ihene mu ngagi agama hene se nako garakenerwamo iyo hene wijanye he none se ntabwo habagamo amafumbire none siko none se amafumbire ibyo tube tubyihoreye ibyo tube tubiretse kandi hamagara umuntu mbonye uri gutambika ibirenge nka sheri wawe abitamba kimwe wabana nawe ntibitamba kuko uhamagaza indi simukadi n'amayinite ngira tumugani uhamagaza simukadi itariho amayinite hamagaza iriho amayinite iyo ya kabiri naratworoheye ego uhore wumve ariko burari mu nzira uko biri kose none se ubona nimero kompoze interior roma ndaranyobote ibi bintu ni ubutubuzi izina ry'Imana ku munota wawe kucyaya uwo muntu nta nubwo ahari kubera icyo uwo muntu ndaranyobote umwe atamutweretse hano njye sinabyihanganira n'amafaranga yanjye nuko waje kwikoza yakuba ariko muteze amatwi mwumva dore ukuntu ibintu byose byagenze kera habaye umwana umukobwa yitwaga Mukamusoni yari mwiza kuko imbere n'inyuma ariko naga yaraberwaga bagenzi ibivuze mwaramutse bayo kuri ni meza ndumva byose uririmba amakuru se muduga amakuru ni meza ko mbona ubukanye ibitabo ngiye kureba mu baturanyi rero wa mugabo hari abantu bagiraga ibibazo ugasanga nk'umuturage arifashe ari kwituma inyuma mu ruhavu rw'inzu
none se ngaho nawe ndebera aba ni abantu bose nabashije kuba nagiye urebe uhere hano ngaha umanure hano aba bose dore kwa Simiyoni aba bantu bose uri kubona uyu mudugudu ari ubwiherero bw'abantu bahura n'ibyo bamugabo hanyuma z'ibiti mwicara urakoze wa mugabo mwari muri aho ariko niba uje gushaka icyangombwa cy'ubudehe rero muri izi minsi ntaho turi oya humura ntabwo ari iby'ubudehe niko none se ahubwo ikibazo patoro ndi bukubaze uko ndi kubona uri mushashi ntaha uruwahehera ngo tugere ko ndi kubona mutwara siba atagize atakubaruye ntabwo ndi wo mu mudugudu wawe ahubwo hari ubukangurambaga ndimo hari ubukangurambaga ndimo njye nkora mu bijyanye n'ubukerarugendo ubwo nangize ngo nta mudugudu wanyu bya bindi byo guhinga amashuso no kuyashingira ibyo ni ubuhinzi n'ubworozi ahubwo ni ugusura ahantu hagiye hatandukanye nko gusura parike gusura ikiyaga ibintu nk'iyo gusura parike ubwo ukabona n'igitera byose rwose ibintu biba biri mu ishyamba ngaho ubwo rero nari natekereje n'uyu mudugudu nashaga ndabibona mu ntuza muri televiziyo iyo nabaga nagiye ku ntuza ubu rero turagira ngo bijye mu ngiro noneho muzahigerere muzibone imbona yo nukuri kw'Imana iguha umugisha ngo ngwiki urumva mwana wanje se kuruguyemo ubu ngubu ndaguha iki oya nta kibazo murakoze cyane kuja kureba igitera n'ingagi byose ewe noneho ingagi mana yanje ingagi urumva kuba uri umuturage utuye muri aka karere ingagi ziherereyemo utazizi ariko nje nazibonaga ku mateleviziyo nkavuga intiriya ngagi turasa ntabwo muzi turasa mana yanje nawe watebeje rwose ariko urumva mu busanzwe twacaga abantu amafaranga asa naho ari menshi yego dusanga dukwiye kuba twakubita ibiciro hasi nukuri kw'Imana tukagabanya kugira ngo igikorwa cyo gusura ntikibe cy'abanyamahanga gusa ahubwo n'abanyarwanda nashaga numva ngo bagishuraga mu madovize ubwo mu madovize twagakorera amadovize ni amafaranga y'amanyamahanga ariko ku banyarwanda promosiyo ni muri rusange gasha ni iki ngiki nkunda oya n'abanyarwanda tuba tugomba kubatekerezaho mbese tukareka natwe kuzirebera mu mateleviziyo no ku bipapuro ariko uzi kurebera ikintu umuturanye kuva aha kugera hariya mu gihe umunyamahanga atega indege akaza urumva biba bitababaje wari ukimbwira none urumva igiciro twagikuye ku 100 tugishyira ku 10,000 Yesu we mwami mana yanje we ndikumva mese nshaka kwituma ubwo rero nari natekereje ko n'uyu mudugudu wanyu twahagera nk'uko uri kubona nahageze ahubwo nagusabaga uruhushya nagusabaga uburenganzira nyure mu baturage bawe ngenda mbakangurira icyo gikorwa sinzi niba mwanyemera rero ujya wikwirusha uzi gahunda iri hose njewe aba baturage banje ni njubi yiziye hari uwo wageraho akanakurisha n'imbwa hari uwo wanageraho akagutuka ahubwo reka nze nkwereke kubera ko ari inshingano zacu nka mudugudu reka nze njewe mbyikorere ahubwo noneho njewe nzashe ndaguha raporo y'aho igikorwa kigeze gute caho kigeze kugira ngo ibintu bigere gute byorohe aha rero nakoze akariste uzajya ubandika n'amafaranga guhaye uvivura ubwo nimara kuzura umubare twateganyije muzahita mumamagara nze ntwari iyo liste rwose hari icose ubwo aha ni amazina aha ngaho ni amafaranga atanze aha ni umukono n'umukono dore ibyiza byo gutura ku mudogodo ariko mana yanje ngaho umunsi mwiza kwituma
ndaranyamutu reka nkubwire nje nabyutse saa 11 ndakutura izi saha saa 12 za mu gitondo umuntu uzika afitanye gahunda n'abantu ngo kubatwara mu ngagi wavuga ngo fone ngo kopose ibiki n'ibiki njyewe kubera ko namaze amafaranga umuntu aba yayavunikiwe kumanyo mucyamwana cyane telefone sabaze iyi telefone nanje nubwo ndumucecuru ndasha ndayikoresha gaho ndebera ukuntu bajyanye ihene yanjye mu by'ukuri n'igikapu cyanje ntabwo ibyo se birandeba none njyaye bafashe ihene n'igikapu cyanje ariko ahantu waburiye ubwenge warufashe ihene muri iki gitondo yijanye hehe ko usibye abagore bakungura babarura ubwiza ukuri uburyo kinaje kubyuka nkasiga umutungo wanjye uri mu nda nkawusigirane ase ubundi rareka nkubaza kabiri kangahe wabaye umuyobozi ugenda ubarura abantu bajya kureba ingagi kabiri kangahe noneho muri iki gitondo ubu ndasubira mu buri koko mba n'ibitotsi erega nanje biriya bihumbi 10 nje ntaho nari nzabitanga hambira